we yaravuze ati enjeniyeri w'umurenge ngwino hano iyi nyubako yanjye bayisenye turi kumwe. Yego. Ubuyobozi bw'umurenge bumushyira mu modoka bushaka kumucikisha. Bucikisha nde? Uno enjeniyeri w'umurenge. Yego. DC Clement aragenda ku modoka aramufata ati ntago nabyemera ko mumujyana. Yego. Abaturage bari hafi aho bari bakomeje kubona ukuntu byagiye bigenda, nibo batoraguye amabuye bakubita muri paraburize z'imodoka bayangiza. Ibyo byose rero byahise bigererwa kuri DC Clement kuko yashatse kurwanya inzego bahita bamujyana kumufunga. Ibihe byiza wowe dukurikirano Iwacu Live aho waba uherereye hose, wowe uri mu Rwanda mu mpande zose uko ari enye z'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba, twongeyeho n'umujyi wa Kigali. Reka nkwifurize ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Kandi mbere yuko ntangira ikiganiro cyacu, ntago nabura gusuhuza abantu bo mu ntara yacu ya gatandatu aribo twita abadiaspora, ndetse tubabwira ngo muri abantu b'agaciro kuba mufata umwanya mukabana natwe. Rero turi buze gukomereza inkuru yacu hano mu mujyi wa Kigali ku bantu bagomeje gukurikira ibitangazamakuru bitandukanye harimo BTN ndetse na Papi Empire TV. Ngira ngo twagomeje kubona inkuru y'umunyamakuru witwa DC Clement waje kubaka ikigo cy'amashuri ariko bikaza kurangira gishenywe bitewe nuko cyari cyubatswe mu buryo budakurikije amategeko. Rero ku bantu mwabonye ziriya nkuru ejo, ngira ngo mwarabonye aho Clement yitangarije we ubwe avuga yuko byaba byiza bamufashe bakajya kumufunga kuko yatekerezaga yuko hari ikindi kintu ashobora gukora kikaba kibi muri sosiyete cyangwa se kikaza kuba ikintu cyamugiraho ingaruka mbi we ubwe, ndetse hajemo no kwiyahura. Niyo mpamvu ntacyo wambaza. Wari wanze kunsuhuza ariko nanjye reka nisuhuze. Yego. Iyi nkuru rero nakomeje nyumva ibintu bigiye bitandukanye, ariko kubera yuko abanyarwanda badukurikiye nkeka yuko abagera kuri 80% aribo bamenye ino nkuru, ariko hari na 20% none batazi ukuntu byagenze. Ubundi ni gute ino nzu bisanze bagiye kuyisenya? Ni gute iyi nzu bayihaye uburenganzira bwo kuba bayisenya kandi yari inzu imaze kugera ku kigero cyo kuba abana yanasakarwa? Byatangiye gute? Niye mpamvu bundi? Uyu mugabo witwa DC Clement afite undi mugenzi we bafatanyije igikorwa cyo kubaka amashuri kugira ngo abana ba hano muri uno murenge wa Jabana bajye babasha kuhigira, bitewe nuko ari agace k'icyaro katarimo amashuri. Ari uburyo bwo kugira ngo ababyeyi babone ahantu hafi bajya bohereza abana babo kugira ngo bajye kwiga. Ariko noneho bimwe mu bintu twavuga yuko ari amakosa yabayeho nuko bagiye kwaka icyangombwa cyo kugira ngo bongere ibyumba by'amashuri. Bari bamaze kuzamura ibyumba bigera kuri 4, ariko nanone uburyo byubatswe twavuga yuko budakurikije amategeko, ariko nanone uruhare runini mu kubakwa kw'ibyo byumba ndimo kurushyira ku buyobozi. Baguze inzu n'umuturage kugira ngo baguriremo ibikorwa byabo. Bajya ku buyobozi bw'umurenge bababwira yuko bagiye kongera ibyumba by'amashuri kugira ngo abana babone aho bigira. Ariko ngo kugira ngo bagure ibyumba ngo bari babisabwe na NESA. Yego. Mu kujya rero kwaka icyangombwa, wo twavuga nka gitifu w'umurenge arababwira ati rero buriya si ngombwa kwirwa mukomeza mujya ku karere, ahubwo nababwira inzira za bugufi mwakoresha kugira ngo mubone icyangombwa. Shortcut. Ni za bugufi. Kandi buriya abayobozi mu nzego izo arizo zose turabubaha kuko n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo ubuyobozi bushyirwaho n'Imana. Rero aba nabo mu by'ukuri ntago bari gusuzugura ubuyobozi, ahubwo nyine nk'uko umuyobozi ababwiye ati hari inzira nabereka za bugufi, nabo bumviye umuyobozi ndetse abahuza n'abo bantu bari kwitwa ngo baje kwitwa ngo iki? Abahigi. Abo bahigi rero ngo nibo uno muyobozi yabahuje nabo, hanyuma ababwira uburyo ki bakoresha kugira ngo bubake bitiriwe bibagora ngo bajye kwaka icyangombwa ku karere. Barubaka, ariko nyine biza kurangira ubuyobozi bubimenye bwo hejuru, biza kurangira nyine umwanzuro ubaye gusenya ya nyubako.
yego. Kimwe rero mu bibazo mfite hano ndetse nza kugaruka dusubire inyuma gato. Uravuze ngo akarere umurenge wahaye icyangombwa uyu disclaimer kimwemerera kubaka. Icyangombwa cyavugaga yuko ari ukuvugurura. Yego. Kandi twebwe twaje kumenya yuko ahantu bubatse hari hatemewe kubakwa, dore cyane yuko ahangaha hari ntago hari hemewe imiturire. Ese kubera iki abayobozi barenze kuri ayo mabwiriza bakamuriza icyangombwa cyo kubaka kandi bazi neza ko ahantu hatemewe? Ese disclaimer we kubera iki yemeye yuko nyine bino bintu abifata muri buno buryo, ntakomeze nyine kuba yagenda ngo abaze inzego zo hejuru kugeza ku rwego baje kumusenya? Icyangombwa atigeze kigaragaza nk'umuntu wari ufite nyine ingingo imurengera. Icyangombwa cy'uko yahawe uburenganzira bwo kubaka, yego, we icyangombwa yari afite cyavugaga yuko agomba agomba gusana. Yes. Ariko agasana ya nzu yaguze. Yego. Hana kubaka izindi nzu ku ruhande. Ariko nanone mbere yuko akora ibyo yabanje kujya kubaza ubuyobozi. Reka mbanze nkubwire wenda kuri kino kintu. Aka kanya ushobora kujya kwaka serivisi ahantu hariho hose, yaba ku murenge cyangwa se no ku karere. Bakagutuma icyangombwa cyo kuriho. Yego. Kuko ari abayobozi. Yego. Ese ufite uburenganzira bwo kubarwanya cyangwa se nk'uko abayobozi babigusabye uzajya gushaka icyo kintu cyemeza yuko uriho? Uzajya gushaka cyangwa cyemeza yuko uriho, kuko byanze bikunze impamvu bakikubaje nuko bazi ko kihari. Yego. Rero impamvu disclaimer nawe yasobanuwe n'ubuyobozi, reka ngo ni engineer w'umurenge ahari. Yego. Akamubwira ati hari uburyo byakorwamo. Yarabizi neza yuko abwiwe n'umuyobozi, kandi umuyobozi uko ari kose agomba kubahwa. Yego. Ariyo mpamvu yagiriwe inama n'umuyobozi, nawe ya nama arayikurikiza. Yego. Ariko none ikibazo gihari, uyu muyobozi wamugiriye inama ni gute ari bukurikirana? Ko turi kubona ibiri kuba kuri Clement, uyu muyobozi arakurikiranwa ati? Okay, tutarajya ndacyafite ibibazo ndi bukubaza. Yego. Abantu benshi bari kuvuga ngo disclaimer yarenganye. Cyane yuko ngo yatswe na ruswa, bityo bamunyanganya amafaranga, bamubeshya yuko agomba kubaka. Ariko hano ibibazo ari kibazo nshaka kukubaza unsobanurire. Yego. Disclaimer yazize ko impamvu amusenyeye, yazize ko yacyangombwa cyo gusana akubaka inzu ku ruhande, cyangwa yazize ko nta cyangombwa cyo kubaka yarafi? Disclaimer yazize ubuyobozi bubi. Ariko bamwagize ikihe cyaha? Oya, wowe fata ko yazize ubuyobozi bubi winjyana ku ruhande. Ubwo buyobozi yagiye agana ababwira ati nkeneye gukora ibi bikorwa. Nibwo bwari kumuyobora bukamubwira inzira zose ari gucemo kugira ngo nyine cya gikorwa ashaka gushyira mu bikorwa kigerweho. Ariko se nibo ugiye mu nzira ukagera mu nzira ebyiri, cyangwa se ndareka tuvuge yuko uhuye n'umuntu wari ukeneye kwaka serivisi, niba atabifitiye uburenganzira arakurangira aho ya serivisi uri buyikure. Yarangiza akakubwira ati rero wowe niba wari uzi kuri bungeraho nkakuyobora nkakugeza hariya, ibintu byarahindutse, ahubwo urakata hano kugira ngo icyifuzo cyawe kigerweho vuba. None abamusenyeye bamusenyeraga bitwaje iki? Bitwaje ko atemerewe kubaka ahantu hatemewe, cyangwa se yitwaje yuko yari afite icyangombwa cyo gusana ariko we agahitamo kubaka? Nuko yari afite icyangombwa cyo gusana ariko we akubaka inyubako ahereye hasi. Nicyo ngicyo bagendeyeho. Ni ukuvuga ngo disclaimer we ntago yigeze azira kuko yasanye, ahubwo yazize yuko yubatse kandi afite icyangombwa cyo gusana. Reka nkubwire, ari disclaimer nta cyaha afite. Yego. Ari abasenye nta cyaha bafite. Yego. Icyaha gifitwe n'uwamubwiye ngo genda wubake ndahari. Yes. Ariko disclaimer nanjye reka mugarukeho uvuge kuri kino kintu. Uri kuvuga ngo disclaimer nta cyaha afite. Nta cyaha. Nyamara disclaimer we yarafite icyangombwa cyemera gusana. Ariko we arangije icyangombwa kirengagiza nk'umuntu wemerewe gusana, we ahera hasi yubaka. Bivuze ko yishe amategeko. Yishe amategeko bigende gute? Ati gute? Yishe amategeko ashyirwaho amategeko ashyirwaho n'ubuyobozi kandi agakurwaho n'ubuyobozi. Nabo ashyirwaho n'abaturage, n'abaturage bayikuriraho kuko nibo batora abadepite. Abadepite batora amategeko. Ariko muri ubu buryo
nimba umuyobozi aguhaye cyangwa kivuga ati genda usane, yego, wowe ukagenda ufata icyangombwa ukakigenderaho ko ngo ari cyo umuyobozi aguhaye, wowe ugahita ukora ibindi bintu bitandukanye n'icyangombwa. Avuga ati ngiye kubaka bundi bushyashya kubera ko mfite icyangombwa cyo gusana, reka mbe cyo ngenderaho, wenda kino cyangwa nibaza kumbaza nzavuga ko nafite icyangombwa, wenda ntabwo bazabyitaho kuko runaka yamaye icyangombwa. Nkeka ko disclaimer yagendeyeho ajya kubaka yitwaje ko ngo bamuhaye icyangombwa ariko ntabashe gusobanura icyo cyangombwa yahawe ni iki, wenda ngabe nacyo genderaho we agahitamo kubaka. Nkeka ariyo mpamvu reka mbanze nkubwire niba hari ikintu urubyiruko rw'u Rwanda yego rwatojwe, yego, kubaha umuntu mukuru, by'umwihariko kubaha umuyobozi ndetse n'ubuyobozi bwose muri rusange. Nk'uko disclaimer yabivuze, ni umujeni w'imyaka 29, niko yabyivugiye. Rero nk'umujeni w'imyaka 29 yarabwiwe n'umuntu mukuru yarasanze, yego, aramubwira ati wowe ibintu bikorwa gutya. Reka nkubwire, amategeko aberaho kuyobora igihe yahawe uburenganzira bwo kuyobora, ariko nanone iri tegeko iyo rihagarariwe n'umuntu runaka ushinzwe kurigenzura, iryo tegeko ririrengagizwa. Reka ng'urugero, niba ujya ukunda gukoresha umuhanda kenshi, yego, ntibizagutangaza ugeze mu muhanda, wenda reka tuve muri feruje, wari usanzwe usangamo itara ryaka ibara, wenda tore ko ryakaga umutuku cyangwa se ryakaga icyatsi gutyo, ukamenya ngo hano ndi bugende. Ariko hari igihe uzajyamo mu muhanda hagati ugasanga ryatara riri kwaka rikwemerera kugenda, ariko hahagazemo undi muntu cyangwa se hahagazemo undi muntu wari wese wabiherewe uburenganzira. Yego, icyo gihe azakubwira ati biriya bimenyetso byirengagize, ahubwo gendera ku mategeko mfite. Yego, ibyo nibyo byabaye kuri disclaimer yabwiwe na engineer w'umurenge, iby'amategeko byirengagize cyangwa se ibyo byangombwa byirengagize, wowe ugendere ku nzira ngiye kukwereka. Nibyo byamubayeho. Ikintu ndi kumvamo hano ni ikintu kivuga gutya. Yego, bishoboka yuko icyangombwa cyo kubaka cyari gihenze, sibyo? Ntabwo tubizi, niko ndi kubyumva. Ubwo ni kuri kwitekereza. Bishoboka ko icyangombwa cyo kubaka cyari gihenze, kirengeje miliyoni 200,000. arangije we umuyobozi amubwira yuko aho kugira ngo icyangombwa cyo kubaka, ahubwo yakwaka icyangombwa cyo gusana, byose akabikorera rimwe. Icyangombwa cyo gusana ntabwo aricyo cyatwaye ibyo 900. Yego, ibyo 900 byariwe n'aba bahigi, tutazi ngo bahiga ibiki. Yego, gusa nyine nkeka yuko ari ba bantu bagenda bareba abantu bari kubaka mu buryo butemewe, yego, basenya amazu mu buryo bari kubaka hatemewe, cyangwa se bubaka mu buryo nyine batakiye uburenganzira. Abo nibo bita abahigi, bagenda bahiga nyine abantu bameze batyo. Ahubwo se waruze impamvu buriya icyaha cy'ifungwa rya Clement kitari buze gukara cyane, kandi impamvu ari we wafunzwe wenyine? Ni ikihe? Waruzi ko ari amafaranga yatanzwe atari kwitwa ruswa? Kubera iki impamvu atari kwitwa ruswa? Ruswa ihabwa umuyobozi rushinzwe gutanga serivisi, ariko iyo serivisi akayakira inyishyu binyuranyije n'amategeko. Yego, ariko disclaimer we ntabwo yatanze ruswa, ahubwo ni amafaranga. Yego, iby'icyangombwa tubyihore biri ku ruhande. Turi kureba aya mafaranga 900,000. Aya mafaranga ni amafaranga yahawe umuntu runaka atamukeneyeho serivisi. Yego, muri make n'umuntu wenda reka tuvuge ko ari umuntu bahuye akamugurira agafanta, ariko none umva ikintu kibyishe inyuma. Kuki suri kuvuga ngo ntago ari ruswa, ako gafata yakamuguraga byagenze? Uzi impamvu atitwa ruswa? Yego, aba bantu ntaho bahuriye mu gutanga serivisi. Urabyumva neza? Kuki bari kugarukamo? Nuko nyine bariye ayo mafaranga, kandi byose bano bahigi ndetse na Clement hagati yabo harimo no engineer w'umurenge. Reka nkumvishe ko ntari ikibazo. Yego, ntago bano bagabo aribo disclaimer bonyine yaguriye agafata, n'abandi bantu disclaimer yaguriraga inzoga, sibyo? Yego, ubundi buryo busanzwe. Kubera iki bose abo bantu bose babaga engineer w'umurenge yabaga ari hagati? Kuki batari abo bantu bose uri kuvuga ngo ntago ngo nabo yaguriraga agafata, nyamara disclaimer ntago ari bwo bwonyine ari yize gutanga fata. Ntago ari bwa mbere ari yize gutanga fata, ndakeka. Yego, ahubwo impamvu ari kuzamo nuko ano mafaranga disclaimer yatanze ayakomeje kuyavuga.
anavuga yuko aya mafaranga ariyo afitemo uruhare rukomeye cyane kugira ngo ino nzu yubakwe. Bivuze ko rero yari kuzamo nimba ataraguzwe icyangombwa, sibyo? Kandi akaba atarishyuwe kuri serivisi, akaba yaratanga mu buryo bw'agafata kugira ngo bamwe muri abo bishimire disclaimer cyangwa se bamufate mu bundi buryo. Bivuze ko ari ruswa. Yes, uretse manza nkubwire gatoya, aka kanya nunsanga muri office runaka ndi gutanga serivisi, yego, nkakubwira ati rero iyi serivisi yawe kugira ngo icemo genda uvugane na murumuna wanjye nkagwa nimero ze, yego, wa murumuna wanjye ukamwoherereza amafaranga, yego, njye uzaza kundega ko wampaye ruswa, watumye ntanga ruswa gute? Unawe umufatanyacyaha watumye nta ruswa. Uyo murumuna wawe wamundangiye kubera ko uzi neza ko amafaranga utayakira mu ntoki, urangije none murumuna wawe kubera ko murumuna wawe uzi neza ko amategeko najya kumukurikirana ari rusange ntaho bahuriye. Ariko njye nijya gutanga ubuhamya nzavuga yuko kugira ngo umenye murumuna wawe naciye kuri wowe, kandi murumuna wawe niwe nahaye amafaranga. Yes, iyo nayo ni ruswa. Nugira amahirwe nkaburana bino bintu nkabitsina nkagaragara ko nta hantu mpuriye nabyo, ya mafaranga watanze zaba ari ruswa cyangwa zaba ari fanta waguriye umuntu? Ntago ugurira fata umuntu mutari inshuti. Yes, sibyo? Ntago ugurira fata icyo kintu banze wenda nanacyo gukosorere. Nkeka ko leta y'u Rwanda ihora ibitwigisha cyane. Baravuga ngo mu gihe ukeneye serivisi cyangwa uri gukora ikintu, umuntu wari wese uzahereza ikintu, yaba ari ikintu ukeneye serivisi cyangwa ari ikintu ushaka ukagitanga, uzi neza ko umuntu hari uruhare na ruto, yaba ari bukurebe neza, yaba ari bukurebe akakureka, yaba ari bukurebe ikintu cyawe uri gukora cyose kiri bugende neza kubera ko hari ikintu watanze. Icyo kintu kiba ari ruswa. Ntabwo kizaba ari fata, ntabwo kizaba ari ubwishimire, ntabwo kizaba ari iki. Igihe uvuga ngo watanze fata ni igihe washimiye umuntu mudahuriyeho n'ikintu na kimwe ukeneyeho kuri serivisi runaka. Okay, uribuka impamvu natangiye ikiganiro nkubwira yuko disclaimer ndetse n'abashenye inzu nta cyaha bafite? Wakishubije uvuga ati aya mafaranga uko bigenda kose ni ruswa, bitewe nuko hari umuntu wabaye hagati na bano bahigi kugira ngo ano mafaranga atangwe. Ariyo mpamvu twatangiye nkubwira ngo uyu engineer w'umurenge agomba kubazwa iki kintu. Nkuko binsobanuriye ngo ninkuzana murumuna wanjye akakwaka amafaranga nanjye nzabizamo. Uyu rero uyu ushinzwe uno engineer w'umurenge nawe agomba kubizamo kuko niwe watumye aya mafaranga atangwa. Ikindi yakubye inzira zatumaga uyu disclaimer abona icyangombwa mu buryo bukurikije amategeko. Yego. Ubundi abantu baje gusenya no mugabo ni bantu ki? Angira ngo na abantu baturutse ku murenge, nyine ubuyobozi bw'umurenge cyangwa ku karere. Bishoboka ko ari ku karere, ndumva ari ku karere. Ukuvuga ngo umurenge wo wararebeye kuko yafata banyweye ibintu bigenda neza, ariko akarere erega hari no numvisha avuga ngo ano mafaranga bano bahigi ngo barayariye ngo engineer ntibamuhaho. Yego, hanyuma bikagaragara ko engineer agiye gutanga raporo ku karere. Nyine ibyo ntago tubizi, ntituzi nibo baramuhayeho cyangwa se bataramuhaye. Ariko icyo tubona nuko ubu amakosa afitwe n'aba bayobozi b'umurenge. Muri make uwitwa disclaimer arashinjwa iki? Ko tuzi ko ari igihe umuntu aza bakamusenyera inzu ntibamufunge. Ibyo bisanzwe bizi. Kuba umuntu waza ukasanga umuntu yubatse mu buryo butemewe bamuca amande, iyo basanze nta cyangombwa afite bakamuca amande, inzu bakayisenya. Sibyo? Ariko ntago tuzi umuntu bajya gufunga. Kuki yafunzwe? Dore ukuntu byagenze, icyo nacyo nkishyireho umucyo. Yego. Ibaze nawe umaze kubaka uruganda ruri muri miliyoni 60 kandi ugikomeje kumenaho n'andi mafaranga. Umuntu akaza akaruhirika. Nawe wibaza icyo kintu. Rero akimara kubona ibyo bintu inzu ye barimo bayihirika, ishuri rye imiryango igera kuri niyose barimo bayishyira hasi. We yaravuze ati engineer w'umurenge ngwino hano iyi nyubako yanjye bayisenye turi kumwe. Ubuyobozi bw'umurenge bumushyira mu modoka bushaka kumucikisha. Bucikisha nde? Uno engineer w'umurenge. Disclaimer aragenda ku modoka aramufata ati ntago nabyemera ko mumujyana. Abaturage bari hafi aho bari bakomeje kubona ukuntu byagiye bigenda, nibo batoraguye amabuye bakubita muri paraburize z'imodoka bayangiza. Ibyo byose rero byahise bigererwa kuri disclaimer kuko yashatse kurwanya inzego bahita bamujyana
kumufunga. Reka rero nkubaze ikintu hano, sibyo? Yego. Reka twemere yuko amarangamutima abaho agafata umuntu, ariko dushyiremo reality, sibyo? Yego. Nimba koko uyu mugabo ntahuriye na disclaimer, kubera iki disclaimer ari we yagiye gufata, ntajye gufata abantu bari gusenya inzu, kandi no mugabo atari uri mu bantu bari gusenya, kubera iki yanze kujya gufata bari gusenya, cyangwa se ngo abaturage bamene bateragura amabuye bari gusenya inzu, ahubwo bagateragura imodoka n'umugabo yari arimo. Aho hantu bashyiraho question mark, n'impamvu nayo nkavuze wenda ntago nimba ufite icyo kinsobanureho, ariko bibaza nimba ntaho bahuriye na disclaimer uyu mugabo, kubera iki ari we yahisemo, kubera icyo ari w'abaturage bibasiye batagiye gutera amabuye babandi bari gusenya. Ngira ngo ku musozo ndumva turi kugenda tujya mu mujyo umwe, ariyo mpamvu navuga nti ibi bintu bigomba kugira umuntu bibazwa, akabibazwa. Kuri wowe uratekereza ninde wakagombye kuba afunze? Engineer. Wowe urabumva ko engineer wakiriye ikibazo cy'uyu mugabo. Ese ubundi mu buzima busanzwe cyangwa se mu bisanzwe, iyo umuntu agiye kwaka icyangombwa cy'ubwubatsi, ninde asanga? Ninde umuntu ajya kureba? Icyangombwa gitangwa n'akarere. Yego. Ni uko kaba kazi nyine aha wenda agace runaka cyangwa se site runaka kaba gafite igishushanyo cy'inyubako zigenewe aho hantu, kandi akarere kaba gafite amakuru ngese ahantu hagenewe ubwubatsi cyangwa se n'ubuhinzi cyangwa se n'inganda. Ayo makuru yose akarere kaba kayafite. Gusa uko biri ndumva ko n'uwitwa disclaimer nawe ari mu makosa, kubera yuko we yarayobye. Ayo binzira yo gushakiramo icyangombwa. Hari ukuntu umuntu akuyobya byitwaje mu muri inshuti, bisanzwe nuko musanzwe muziranye, akavuga ati giye kino kintu ndakigufashamo. Ariko abanyarwandakazi wenda iki kintu nawe gishyiraho umuti ugira ikintu babwiraho, bajye bamenya inzira naho bagomba gukura kubariza service. Ikibabwira ku kintu kibasobanuye neza, ejo batazajye bishinga ngo inshuti zabo ngo inyungu ngewe ngo kora ko ngobura bino bintu bikoramo, ariko ngo kuko nkora mu kagari urango ku karere nanakugererayo. Ako kantu ko kukugererayo rero niko kabi, kabambire neza bakumve mu mutwe. Niba ugiye kwaka service, banza umenye amakuru ntese ubundi iyi service ndayibariza he. Ndetse n'uwo muyobozi uri kukubwira ngo arakugererayo, ashobora no kwa mudugudu, ashobora kwa mutwara sibo, ashobora kuba afite nyine ikindi kintu ashinzwe mu nzego izarizo zose. Aho hantu akugerera ese urumva ari izindi mpuhwe? Ese kujya utambwa ati ndangira aha hantu ngereyo mbazi service nsobanukirwe neza ndetse nibarize n'andi makuru. Ni byiza yuko ubanza kumenya amakuru, ndetse n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali numvise gutangaza yuko ari uburyo ushobora kujya ku irembo ukaba wakwisabira icyangombwa cyo kubaka. Ibyo bintu byose ni ibintu tugomba kugenda dukurikirana, kandi ikindi nyine tukamenya, tugaharanira gushaka amakuru bitewe n'icyo dushaka kugeraho. Turi buze rero kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko nanone tuvuga ngo bino bintu mu by'ukuri ubuyobozi bwacu budufashe bugishyireho umucyo, abakwiye guhanwa bahanwe, nubwo nyine uno mupatenazi wa disclaimer nawe ndabona ashobora gufungwa, ndetse na bano bahigi ndetse n'uyu engineer, kuko umupatenazi wa Kerema umugaruyemo nyine we nawe ari mu batanze ayo mafaranga, kandi nawe yarabizi ko ayo mafaranga ari ruswa. Ariko mu kirego ndi kumva nubwo biri buze kuza kuba bimeze nk'imwe bya Jihad yagiye gufungwa azi ko ari ikirego kimwe akagira agasanga ibirego 9 biramutegereje. Nyeka yuko ubundi ikintu bari bamujije ari urugomo no kugerageza kurwanya inzego z'umutekano. Nyeka ko iki kirego cya ruswa ari abanyamakuru cyangwa itangazamakuru kugenda bakigarukamo cyane. Wenda ndabizi neza ko abanyamakuru cyangwa itangazamakuru yari rikora ikintu, bityo nari bikaza kukigenderaho ireba amakuru yimbitse muri icyo kintu, ariko nacyo bagisuzume kuko buravuga ngo kugira ngo ruswa icike uko bagomba kwirandura n'imizi yayo. Sibyo? Ntabwo twarebera ngo tubirebere n'amaso ngo tugende tubireba gutya. Rero reka dusoreze hano dushimira abakunzi bacu, ngira ngo no ku yandi makuru izindi update zose turi buze kugenda tuzibagezaho. Hano yari Iwacu Live, niho ano makuru ari gutambuka.
inyuma ya kamera twari turi kumwe na Pasi. ni Pasi nk'ibisanzwe. Inyuma ya Pasi we nta muntu uhari. Inyuma ya Pasi hari wenda ariko turamwirengagije. Inyuma ya kamera aho twari turi kumwe na Gadi Kwizera. Ndabashimiye cyane. Ciao ciao. Yeah.